Hello, ndabasuhuje. Amazina yanjye banyita Nduwawe Alex. Wakoze subscribe ku Gahezo TV, ndagushimiye. Kandi nawe utarayikora, iki ni cyo gihe kugira ngo ube watangira kubona business za mbere zigisohoka mu Rwanda. Business ushobora kuba wakora mu buryo bwihuse. Business ugomba kwitondera mu gihe business igisohoka iba ifite risk yuko iyo business ishobora kuba ari scam, cyangwa iyo business ikaba atari scam, cyangwa iyo business ikaba ari scam ariko y'igihe kirekire. Tuvuge ngo ibyo bintu byumve neza, ishobora kuba iyo business ari scam ariko ukaba wayikoreraho amafaranga hejuru y'ukwezi. Hari business izigatwara amafaranga noneho utanayikoreyeho n'iminsi 3. Rero icyo nje kukwereka business igisohoka. Iyi business abantu batangiye kuyisheringana, ariko iyi business mu by'ukuri iyi business ni scam, dore ko iyi business nta rubuga na rumwe wayisearchinga ngo uyibone. Iyi business nubwo wajya muri browser ukandikamo iyi business ntabwo uyibona, ahubwo iyi business akenshi yamenyekanye cyane kuri Telegram. So rero iyi business kwa abantu batangiye kuyikwirakwiza, bivuge ngo nawe ushobora kuba uyishoramo utayizi, cyangwa banaguhaye link. Rero mu gihe nkuzi iyi video, iyi business ugomba kwita uyitondera. Reka nze tujye muri browser nkwereke iyo business iyo ariyo. Ndabizi nawe ishobora kuba yakugezeho, ariko ukibona iyi video isharinge, uyibwire abantu bagiye batandukanye, ntihagire umuntu waba wakwinvesta muri iyi business. Reka twinjire muri browser yacu nyikwereke. Ni business yitwa 7-11 7-11. Iyi ni business ugomba kwitondera cyane. Mu gihe iyi business yagize umuntu yiguha, yitondere. Ni business imeze utya, irangwa n'ikimenyetso cya 7. So ubwo iyo business mu gihe uza kubiyibonye uze kuyitondera, kuko isaha n'isa iyi business irahita ihagarara. So urabona ko ahangaha ngiye kuri store yabo, ariko reka nze nkwereke ibisanzwe cyangwa business ya nyayo. Ubundi hari ama business y'amascam amenshi aba afite ibintu akora mu buryo bwo kuzamura ubucuruzi bwabo. Bayita 7-11. Bayita 7-11. Iyi business mu gihe uyibonye uyitondere, kandi mu gihe urebye iyi video ukande share ku bantu benshi kugira ngo hatagira umuntu wajya muri iyi business, kuko iyi business ifite ingaruka nyinshi kandi nawe ugomba kwitondera. So business nyinshi ziri gusohoka, ushobora kubona iyi business ukahita uvuga ngo ari indi business ushobora kuba warakoze iri like this, imeze uku, isa nk'iyi ngiyi. Hano urabona bafite VIP ya mbere, aho ushora amadolari 311, VIP ya kabiri ugashora amadolari 353 kuzamuka. Ibi biciro nubitinye kuko ngo ni binini. Ukigera kuri iyi business baguha amadolari 300 uba wemereye kubikuza nyuma y'igihe. Rero kuba ubonye ibi biciro ndabizi uyisugira ubwoba. Reka turebe uburyo dushobora kuba twareba ukuntu twakwinjira kuri iyi account, then ngende nkwereka ibintu bigiye bitandukanye. Bakubwira ko iyi business bashaka kuguhera support uciye kuri WhatsApp, ariko WhatsApp aba bantu ntago bakora. Kandi nanone icyitonderwa, iyo ugiye kuri Telegram usanga Telegram ya groupe gusa, then ntago ushobora kuba wahasanga Telegram ya nyayo. Bivuge ngo ntago ushobora kuba wabandikira kuko account yabo iri restricted. So iyi business uburyo ikora, ifite ibyiciro bigiye bitandukanye by'ama VIP, ikagira uburyo ushobora kuba uhembwamo. So reka nze mbanze nkwereke uburyo ahangaha
mu gihe wafunguye account ukuntu biba bimeze. Okay, tukimara kugera ahangaha ngiye kugusomera amabwiriza wumve ukuntu iyi business ikora. Yo barakubwira ngo hano hasi below are the term and condition for the invitation bonus. Ikikubwira ko ari icyo bita chain cyangwa Ponzi chain pyramid ni iki gikurikira. Barakubwira ngo ugendeye kuri invitation hano bonus batanga ngo iyo utumiye umuntu bonus can be withdrawn immediately. Nyine iyo umaze gutumira bonus wawe uba wemerewe kuyibikuza. The more user you refer to a promotion link, the more commission reward you will receive. The commission charge, the recommendation user will go direct to our membership account. You can withdraw money directly. Nyine hano bari kuvuga ko iyo utumiye abantu amafaranga uhabwa nka komisiyo yuko watumiye, ayo mafaranga wemereye kuhita uyabikuza. N'abantu bakoresha ama TikTok, amakako cyangwa ama WhatsApp group cyangwa ama Telegram group, iyo watumiye abantu benshi ukaba umaze kugira itimu nini, uragenda ukagenda ugafata iyo screenshot cyangwa ugagenda ukabiripotinga kuri Telegram kuri customer, bakaba baguha igihembo cy'uko watumiye benshi. Abakiriya bose bakira amadolari 300. Nyine iyo umaze kwiyandikisha ubona amadolari 300 uzaba wemereye kubikuza nyuma y'iminsi 60, ubwo n'amezi 3 nyuma yo gufungura VIP ya mbere. After user you invite recharge, you can get commission again and withdraw money immediately. Nyuma niba umuyuza cyangwa umuntu ugiye gukoresha iyi business cyangwa uwatumiye investinze amafaranga uba wemereye kuyabikuza. When using the invitation code, ni iyo mu gihe bakoresheje kode yawe biyandikisha, the Fed level commission ratio is flowers. Nyine iyo umuntu wa mbere watumiye investinze amafaranga baguha 10%. Uwa mbere wa muntu watumiye bwa mbere iyo atumiye undi, uwo muntu akabitsa amafaranga baguhaho 3%. Niba noneho uwo wa kabiri atumiye undi muntu baguhaho 1% kuri wa muntu wa gatatu. N'ibindi bigiye bitandukanye, nawe waza kuza ukajya kuri iyi business ukaba wagenda ubisoma bitandukanye. Ngewe reka nze mbe mbiretse noneho wowe uraza kuza wisomere. So iyo tugeze ahangaha nayo iyi business ukora amatask nk'ibisanzwe. Urabona ko hano bagira VIP 1 ushuraho amadolari 311. Witonde ahangaha baba baguhaye amadolari 300. Wowe ikintu ukora ushyiraho amadolari 11 ukahita ukora icyo upgraded muri VIP 1. Ibyo kubikuza n'ubimbaze ko bikunda kuko ngewe ntabwo inayishoye kuko sinanabishaka. Ahubwo nuko bamaye iyi video bakambwira bamaye iyi business bakambwira ngo iyi business irakora, ko nanjye bayimaye bakambwira ngo irakora. Niko kubanza kuyikoraho ubushakashatsi. Iyi business ni ahantu ushaka kuyisearchinga ngo uyibone online. Bagira icyo bita store yabo cyangwa aho basanzwe bakorera, ugasanga bacuruza product runaka. Then wowe ikintu ugomba gukora, ugomba kubanza ukareba ese ubundi ndi interested kuba ino business nayijyamo. Ngewe no kukwemeza nta link ndi bugwe kugira ngo winjirireho kuko nta na bonus zaba abantu nshaka. Wowe ahubwo uri ready. Iyi business uburyo ikora nayo ni nk'ama crypto n'ubundi kubikuza ni kuri Binance. Ahangaha iyo umaze kugira itimu runaka baraguhemba. Ni nk'ama business agiye atandukanye. Commission percentage batanga igera kuri 20%. Niba muri level 1 baguha commission, iyo utumye muri level 1 akiyandikisha baguha 10%.
timu runaka, dore iyi ni timu yose uko bigenda, iyi ni kopi mba nyiguha, ariko nanjye iyi business ntabwo nyizeye, kuko kubabwira ikintu nanjye nizeye kikabahemukira nta nyungu naba mfite. Aya ni muri VIP, urabona ko niko VIP ziba zimeze. Hakaba VIP 1 aho uhabwa amadolari 2 buri munsi, total profit ikaba ari amadolari 730 mu gihe cy'umwaka. Gukora unlock ni uko ufite amadolari 311. VIP 2 uba ufite amadolari 353. Ubwo bivuge ngo wadingaho amadolari 53 ukajya ubikuza amadolari 10 buri munsi, uwashoye amadolari 53. Amadolari 750 birumvikana uba washyizeho amadolari agera muri 350, ukajya ubona amafaranga angana n'amadolari 90 buri munsi, n'ibindi bintu bigiye birenga ahangaha. Ushaka kumbwira ngo urashaka kuba wabona uko uvugana n'umukasitoma cyangwa ukajya muri groupe yabo ya Telegram, dore ujya ahangaha niho ushobora kujya. Ubwo ibindi bintu bigiye bitandukanye cyangwa uburyo bakora amatask, naho bakugenera task ya buri munsi. Mu gihe ukeneye task uraza hano kuri task urayihasanga, n'ubundi nayo iba yibara. Ujya hano kuri task. Mu gihe ushaka kubikuza cyangwa gukora recharge ujya ahangaha, ujya kuri recharge nk'ibisanzwe n'ubundi, ugategereza ikirodinga. So wowe wakanze subscribe turagushimiye, kandi wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu turagushimiye. Wowe uba ushaka kuinvestinga kuri business runaka, ujye ubanza tubaze, tuba twashyizeho nimero zacu, nicyo kintu tuba twazishyiriye hariya. Niba wumva ushaka gushora kuri business, ujye ubanza tubwire ngo iyi business irizewe, tujye tubanza tugukorera ubushakashatsi. So iby'ingenzi nabiberetse, reka no gutuma video iba ndende, tuzasubire ubutaha. Thank you. Hasta la vista, hasta la mañana. Thank you.